bw'Imana ndagira ngo mbabwire ngo muri isi turimo muri ubuzima tubayeho imitego irahari mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Brethren, I want to caution you, I want to warn you that in our daily life, day in, day out, there are a lot of traps, there are a lot of snares that are set, positioned for you and me. Niki twakora kugira ngo twihishe iyi mitego? What should we do to free from such traps? Igisubizo kiri murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. The alchemy of this problem is found in Psalms 91 verses 1, which says that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. Nimureke twibere mu bw'isumba bw'isumba byose. Let us dwell, let us live in the shadow, in the hiding place of the Almighty. Aho ni hehe? Ni muri Edeni, ni mu kubaho kw'Imana, tubane n'Imana, tukomatane n'Imana, dufatane n'Imana. Ni mu Mana honyine iyi mitego n'imyambi yo hanze itazatubona. Where is this refuge? Where is this hiding place Psalms 91 talks about? It is in the Eden, in the presence of God, in God himself. Let us be with him. Let us take to him. Let us fellowship with him. Therein, the traps won't have any authority over us. Kuko Uwiteka niwe buhungiro bwacu kandi n'ingabo idukingira. Because God himself is our city of refuge and he himself is our shield. Imana yo mu ijuru idukize imitego n'ibigoyi by'abagoyi. May the heavenly Father, the heavenly God save us from the forest nets and from the traps. Imana idukize mugiga ibyago bitunguranye n'indwara zitunguranye. May God save you and me from sudden pestilences, from sudden sicknesses and sudden problems. Bwoko bw'Imana, Imana ya Isiraheli iturinde idutwikiriza amaraso yayo. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Tubaramukije mu izina rya Yesu. Greetings in the name of Jesus. Tubaha ikaze muri iteraniro y'uyu munsi. We welcome you in today's service. Kandi twizera ko muri buze guhabwa umugisha n'Imana. And we believe you're going to be blessed by God. Reka dusenge Imana. Let's pray. Data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus. Turagushimiye cyane. We want to thank you. Uri Imana yacu. You are our God. Uri amahoro yacu. You are our peace. Uri ubuzima bwacu. You are the very life. Uri imibereho yacu Mwami. You are our life itself. Ni wowe dukesha kubaho kwacu Mwami. You are the coexistence of our life. Amashimwe yose na yawe. All praises belong to you. Ibyo wadukoreye Mwami birashimishije. And whatever you did to us is so great. Uburinzi bwawe kuri twebwe burakomeye. Your security unto us is so great. Imbabazi zawe zirakomeye. Your mercies are so great. Ni impamvu duhora dushima iteka ryose. That's why we extol you every time. Turakwinginze Mwami. We beseech you, King, kugira ngo muri aka kanya that in this very time tugiye kumva ijambo ryawe. we are going to listen and hearken unto your word. Urikire kubana natwe. That we may descend and be with us. Utugirire neza. And you may do us good. Ndetse n'abadukurikiye bose. And whoever is following us, haba kuri YouTube, be it via the YouTube, haba kuri Facebook, be it on Facebook, haba kuri radio, be it on the radio, Mwami reka bahabwe umugisha nawe. King, let them be blessed by you. Urakoze icyubahiro ni icyawe. We thank you and glory belongs to Mu you. izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Murakoze cyane bwoko bw'Imana. Thank you, brethren. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Today we are going to share the word of God. Dusanga muri Zaburi ya 91. The word we read in Psalms 91. Reka dusome. Let us read. Uba mu bw'isumba rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni urubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Turaganira kuri ijambo dusanga ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Imana ibahe. We're going to share Psalms 91 from verse 1 to verse 3, and we read, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And verse 2 says, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, and in him I will trust. Verse 3, surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He bless you. Amen. Amen. Iyi Zaburi ya 91 Psalms 91. Ni Zaburi ya Mose. It's Moses' Psalms. Ni indirimbo yaririmbye.
It is his song that he sang. igihe bari batangiye urugendo rwo kuva muri Egiputa bajya Kanani. The time they had commenced the Exodus, their journey from Egypt to Canaan. Igihe bamaze imyaka 40 mu rugendo bagenda. A time they spent 40 years in the journey traveling. Zaburi rero ya 90 n'iya 91 ni indirimbo za Mose. So Psalms 91 and 90 and 91 are Moses' songs. Tugiye kuganira kuri iri jambo rero. So we're going to share through this word. Zaburi itangira ivuga ko ubona asa nk'utanga inama cyangwa se nk'uwigisha. At the beginning of this psalm, Moses starts as if he's extolling or instructing or giving teachings. Niyo mpamvu avuga ngo uba mu bw'isumba rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Wagira ngo arimo aratanga inama cyangwa se arimo arigisha. That's why he says that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. It is as if he's instructing the audience. Murongo wa kabiri avuga ngo ndabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira Imana yanjye niringira. Verse 2 says, I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him I will trust. Wakwibaza ngo kuki arimo avuga ko Imana ari ubwihisho bwe ari ubuhungiro bwe ariko ntabwo aragaragaza igituma ajya kwihisha icyo ari cyo. You ask yourself, why is he saying that God is his refuge and his hiding place, but he's not revealing why he is fleeing to this secret place or his refuge? Ku murongo wa mbere n'uwa kabiri ntabwo arabigaragaza. Verses 1 and verses 2, there is no reason as to why he's being compelled to say these words. Twagera ku murongo wa gatatu, on verse 3, akavuga ngo kuko ariwe uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. It says that surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Nuvuga ngo ku murongo wa gatatu niho atwerekera neza impamvu yo kuba mu bwihisho bw'Imana. Verse 3 now he reveals the reason as to why we should be in the hiding place, in the refuge of our God. Aba ngo kuko ariwe uzagukiza. Iri jambo rivuga ngo kuko ariwe uzagukiza riragaragara nkaho riri mu nzagihe. This word that surely he shall deliver you from the snare, it's as if he's saying it in the past. Niyo mpamvu nababwiye ngo yayiririmbye cyangwa se amagambo yavuze igihe bari bagiye gutangira igihe batangiraga urugendo rujya i Kanani. And that's why I reminded you from the beginning that he sang this song during the Exodus from Egypt to Canaan. Yarimo asa nk'ubategura urugendo bagiye kujyamo. He was preparing the congregation, the Israelites, the journey they were going to start. Aravuga ngo niwe uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi. Tugiye kureba ese iri jambo rivuga ngo Imana izagukiza ikigoyi cy'umugoyi. Ikigoyi ni iki? Hanyuma mugiga ni iki? N'aya magambo abiri arimo muri murongo wa gatatu. We want to go in depth and explain and explore what this word, the forest net and the pestilence mean. Kuko ari uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi. For he shall deliver you from the snare of the fowler. Iri jambo bavuga ngo ikigoyi, the word, the fowler, the snare. Cyangwa se snare ni ukuvuga ngo ni umutego. The word snare means a trap. Ubivuze neza cyane Imana ngo umukino bavuga ngo ni umutego n'ahantu dufata urugero wenda ni ibintu bikunda gukoreshwa cyane n'abahigi. These are traps that are mainly or on several occasions used by hunters. Iyo bari mu ishyamba bahiga inyamaswa, when they are in the forest hunting their prey, cyangwa se abatega inyoni, hari inyoni batega, inyoni ziribwa batega imitego. All forest with their forest nets that are used to trap birds. Nuvuga ngo iyo umuntu ashaka gufata inyamaswa w'umuhigi aragenda, hari ibintu babikoze nk'ibitimba ibingibi nk'ibibarobesha mu nyanja, noneho bakagenda akabishinga ahantu, yarangiza agaturuka hirya akazana inyamaswa iza yirukanka yerekeza hantu hari cya kigoyi ariko itazi ko gihari. So whenever hunters want to trap their prey or the animals, they are going to position their nets in a given place, and then they'll chase an animal, their prey, towards the net, and the animal doesn't know that the net is waiting for it. Nubanga inyamaswa yigenda yiruka itazi ko imbere hari ikintu kibuze kwitangira cyangwa se kibuze kwifata ikagwamo. The animal will flee from the hunters, not knowing that before it somewhere there is a net waiting to catch it.
nanone inyoni nazo barazitega bakabyubakira barangiza bagashyiramo nk'utuntu nk'utugori inyoni ishobora kurya. Hari izo bita inkanga n'izo bita iswikiri sinzi ukuntu bazita gutyo. Noneho iyo ugenda ijya gufata twa tugori yageramo kumbi bayiteze igahitirwamo igafatwa. The same applies to fowlers who position their nets so as to trick birds. That they will put some baits in the fowler, and then they are going to trick birds which will come to pick the bait, and then they are going to be caught. Rero inyoni igezemo irafatwa. Whenever the bird falls in the fowler's net, it is caught. Kimwe na ya nyamaswa nanone yaguye muri wa mutego iguyemo ako kanya baraza bakayica kuko ibitakibasha kwiruka yafashwe. And likewise, an animal that falls in the trap or in the net of the hunter, it is stuck and trapped. Then the hunters will come, kill it because it is helpless. Rero tugiye kuganira kuri ijambo rivuga ngo ikigoyi cy'umugoyi. We want to talk about this word, the fowler's net. Twibaze ese mu buzima bwacu nk'abantu natwe tugira ibigoyi cyangwa se imitego badutega idufata. Would you ask yourself that in our normal ordinary life do we face nets, fowler's net? Do we face traps from hunters that always entangle us? Nuvuga ngo nk'abantu iyi si tubamo cyangwa se ubuzima tubamo tugira ahantu dusanga bene iyi mitego, dusanga ibi bigoyi byatezwe n'aba bantu twakwita nk'abahigi cyangwa se abanzi bacu. In the daily life, in our normal life, in our way of walking, in our way of living, most cases we meet these nets that are positioned, that are put in place so as to entrap us, so as to take us in. Iyo inyamaswa yirukanka bayirukanka nayire ibigenda ibona ahantu nta kibazo gihari, ibona ari inzira nkuko imenyereye ishyamba yirukanka nkuko nundi sanzwe yirukanka. No matter when an animal is chased, it will flee as if there is nothing waiting for it. It will just run from the hunter, thinking that the forest is normal as it used to live, not knowing that somewhere there is a net waiting for it. Nuko rero natwe ubuzima bwacu tubayeho. The same applies to our life. Tugenda tugira imitego aho tugira abantu nuvuga ngo umutego ugira umuntu wawuteze. Most cases, traps are not just there per se, but they are put or positioned in a place by some people. Hari abantu tugira mu buzima bwacu bagenda badutega imitego. In our daily lives, we have people who traps us, who put snares before us. Ntabwo upfa kubona ya mitego baguteze kuko bagerageza kwihisha bishoboka ukaza kwisanga wayiguyemo wafashwe. You will never see or detect these traps with your ordinary eyes because most cases they are concealed, they are camouflaged until when you abruptly falls in. So aba bantu rero badutega imitego akenshi ni bandi. So who are these trappers? Who are these people who ensnares us in our daily life? Ntabwo ari abanzi bakure kuko n'ubusanzwe umwanzi wawe ntabwo akugiraho access, ntabwo musabana. There are no people who are not closely related to us because most of these people are not closely related to us. We don't have any relationship or fellowship at all. So abantu rero byorohera ko badutega imitego tukayigwamo na abantu babavandimwe, na abantu b'inshuti za hafi, na abantu twisanzureho kenshi mu buzima bwa buri munsi. So the people who find it more easily to trap us, they are our close relatives, our kinsmen and kinswomen, our friends, and people who we have some kind of close relationship. Na abantu baza mu byukuri mu buzima bwawe baza basa nkaho ari abantu beza, baza bakwereka umutima mwiza. When they are coming in your life, they come as if they are well intentioned, they are your friends, they are good intentioned, but in the essence, they are ill-intentioned. Baza bagupropoza ama business meza, ama project mugiye gukorana meza, relationship nziza, aza kwereka ibintu byiza mugiye kugeraho wowe nawe. They would come to you with feasible business projects, good businesses. They want to engage in with you so that they may have a way of working together with you. Aza kwereka business deal cyangwa se ubucuruzi bwiza bumeze neza buryoshye bushobora kunguka
akaza kwereka uko yakoze imibare ayo muzashora depense muzagira inyungu muzakuramo mwamaze kwishyura imisoro yamara kwikwereka neza ariko ntumenye ko hirya yawo hari umutego yagutegeyemo. From the onset, they will present you with a feasible, lucrative project. They will show you how much you're going to earn, how much you're going to invest in, the amount of taxes you're going to pay, and then they will present you this full project, not knowing that behind all this, there is something really bad. Cyangwa se akaza kwereka dufata urugero wenda nko ku bantu b'abajene abakobwa n'abasore umusore aza propose umukobwa amwereka ejo hazaza heza bazagira urugo rwiza bazabana neza bakabyara abana bakabarera bakagira family nziza ariko hirya afite undi mugambi uri kuri we atigeze amubwira. Bring it to these young men and women who are in courtship. In most cases, when a young man is approaching a young lady, they will propose to them, promising them love, promising them a very beautiful family, wonderful children, a wonderful marriage, but not knowing that he's got a very bad agenda behind all this. Yamara kwakira uwo mushinga muzaniye bakabyemeranyaho bakumvikana ko bazabana bagashakana iyo amubeshye bakaryamana akamutera indeje akajya kumubwira ngo wanteye inda aramubwira ngo ntabwo ari giye uzi gutera inda ngiye nyine ubwo nabandi bazi guteye. And when he received this person, this young man who want to come into her life just because of this beautiful project of marriage, and when he sleeps with her, impregnates her, he will tell her, please, I'm not the one who impregnates. There are some other people who can do that. Wa mushinga yaje amwereka bya bitangaza yamwizezaga rwa rugo rwiza yamwerekaga ako kanya rukaba rurangiriye aho kuko icyo yari afite mu mutima we sibyo yavugaga ku rurimi ahubwo yavugaga ku rurimi byari bitandukanye biri mu mutima we. So the beautiful project that was presented from the onset, the beautiful business, the wonderful family or marriage just ends from there because what he was presenting was contrary to what was in his heart. What was in his heart was the real essence of his intention. Tunubango rero icyo yari afite muri we wari umutego yendaga kumugushamo ngo amufatiremo. So what caused in this person's mind was just a trap laid for this person so that he or she may be entrapped. Abantu benshi bagiye bahombera muri business uzumva kubwira ngo nicuza cyatumye nemera business nahawe nakanaka yaraje arambwira ngo iyi business imeze neza irunguka kumbi hari mu mutego wari umutegeyemo amaze gushora amafaranga ye ahiramo ubuzima bwa buranzi. Most cases you will hear people who regret saying that I regret having accepted to work or went into a business with so and so because no sooner had they started their business everything crumbled down. Nubango no mutego yari yamutegeyemo kugira ngo amuhombye. It was a snare, it was a trap so that he may plunge him into a total loss. Rero iyo yose ni mitego abantu tugenda duhura nayo mu buzima ahuza wigendera n'umutima mwiza uzinga ibintu byose bimeze neza ukaza gusanga hari igitego hari icyo wari bacukuye ukaza ukakirohamo. So this is the very life we lead day by day, day in, day out, where you feel like everything is normal, everything is under control, but abruptly or suddenly you're in a trap. Nanone bene imitego igaragarira mu nama nziza zigaragara ko ari nziza abantu baduha ukabwira umuntu ikibazo cyawe cyangwa se ikintu wenda gukora akakuganirira aho ati ndaguha inama ya nama guhaye ukuntu yayigize neza yayishyizeho ibirungo wowe ukayakira uzi ko ayiguhanye umutima mwiza naho yari arimo kubwira ibintu azi neza ko ejo bizakugushamo. Most of these traps are also feature or manifest in the advices we receive from our friends. In most cases, they are going to approach you in a way of giving you an advice, in a way of giving you some wonderful information that is going to help you in this project. But in their heart, they know very well that the advice they are giving you will be detrimental and it will bring you down in the end. Dufite ingero nyinshi byagiye bibaho ku bantu hari abantu benshi abadamu bafite umubabaro mu mitima yabo cyangwa se ibikomere batewe n'abari abashuti babo bose bakira abakobwa akaza akamwereka umusore ati uyu musore arandambagiza se mubona gute nawe mfasha turebe koko niba yaba umuntu muzima twazabana kubera kuri yamaze kubona kari umuntu muzima ari umugabo muzima akaza akakubwira ngo uriya muntu nibandi n'umujura ntabwo ari serious
wamara kumwanga eza agaca inyuma ugasanga we nawe bakoranye ubukwe. We have many examples of young ladies who are full of wounds, who were disappointed by their very best friends. At one time, he or she approached her, inquiring from her about her friend or fiancé, saying, "This is a friend of mine. We have a project. We want to have a good family. We want to marry and have a good family. What do you have to say about him?" And because the friend have seen that the fiancé to be is really good, is a potential man, a potential father in the future, she will end up ill-advising her about him. And in the end, he will just go behind her and snatch this man, and they will end up marrying each other. Umisi mike wajya kubona ukabona bapostinze save the date, wareba amazina ugasanga ni wa mu ex boyfriend wawe, uyu nguyu wamukwangishije niwe ifoto ye iriho bagiye gukorana ubukwe. Surprisingly, in few days you will see the save the date they are being issued out, and to your disappointment, to your amazement, who is on the save the date? It is your friend, your best friend, and the person whom you are courting. Iyo rero ubukwe bwabo buraba ukababara ukabutaha kuko bose ni inshuti zawe, ruriya musore mwari muziranye n'uyu mukobwa akubutahana agahinda mu mutima. Iyo ubirebye igihe cyose hakabigira ushobora kugira ibyago wowe aho ushatse nyuma ntibigende neza. Igihe cyose uhora wicuza, wibaza impamvu uriya muntu yaguhemukiye, yaguhaga inama ukagira ngo ni nziza ariko wari umutego yari yaraguteze. In the end, they are going to have their wedding. You attend the wedding yourself, but with this ill heart, with all this disappointment, with the sorrow in your heart, and this is going to affect you. It's going to follow you even in your marriage. You live a life of regret as to why you really made such a person in your life. It's going to affect your very marriage and relationship. Ibyo rero nibyo Bibiliya yita ngo ni ikigoyi cy'umugoyi, ni imitego tugenda tugwamo mu buzima bwacu bwa buri munsi. And this is what Psalms 91 calls the forest net. They are traps, they are snares that we fall in every day. Nanone urundi rugero ni nkuko ushobora kuba ugiye gukora umushinga runaka cyangwa se business runaka naho ugiye kuyikorera, ugahamagara umuntu uti ngwino ngiye kukwereka ahantu mfite business nshaka gukora, narabaze mbona yanyungura, dore hano nshaka kuyikorera, ndabona ari heza, ngwino nawe ungira inama nk'inshuti yanjye. Yamara kwagera akakubwira ngo ntuzibeshye, nubikora uzahomba. Wamara kubireka nyuma y'iminsi mike wazaza ugasanga wa muntu wabwiraga na hantu wamweretse niho arimo arakora ya business. I can give you another example where these forest nets or traps feature or manifest. Take an example of a person who wants to establish or form up a business. He will call his good friend of his, take him to the location he's intending to establish a business. He will tell him, "I have a very good business and a lucrative business. I want to establish it in this place. How do you see it? How would you advise me? Is it feasible? Will it work out?" Do you know what the friend does? He will ill-advise his friend about the place. He will tell him, "Please don't even dare. The place will plunge you into total loss. Don't start your business here. It's not lucrative. It's not ideal for business." No sooner had this person given up on his business, the other friend of his will just immediately grab the place, establish the same business. That is a snare. Ibyo rero iyo tubibonye mu buzima bwacu bwa buri munsi utangira kwibaza ngo ese dukora iki kugira ngo tuzabane n'abantu, tuzirinde iyi mitego bahora badutega buri munsi kugira ngo bareke gukomeretsa imitima yacu. Whenever you meet such circumstances, whenever you meet such problems, such snares in your life, you ask yourself, how are we going to live a life free of snares, free of traps, free of disappointments? Kubera ko imitego abantu badutega iyo tuyigwamo iratubabaza. Ureba icyambere wibaza ukuntu nizihe nyungu yarafite kugira ngo ambeshye. Niki byari bimutwaye iyo ndeka nkakora ibyo nakoraga. Niki yaragamije ku buzima bwanjye. Iyo utekereje gutyo ugira umubabaro mwinshi cyane mu mutima ugakomereka uryamye muri wa mutego bagutegeyemo. Verily, I want to tell you that traps and disappointments and snares are really hurting. They really hurt.
they create bitterness in someone's heart, because you ask yourself, what was his intention? What is his profit in trapping me in such a snare? Why did he lure me in such a trap? What did he gain? Whenever you think, whenever such thoughts course in your mind, you're embittered, you're reproached, you have a lot of sorrow in your heart. Bino bintu byombi biri muri uyu murongo wa gatatu uvuga ngo azadukiza ikigoyi cy'umugoyi ngo ndetse na mugiga irimbura. Ese iki kintu Bibiliya yita mugiga cyo ni iki? Iyi ndwara Bibiliya yita mugiga yo ni ndwara ki? In the same verse, there is a second point we want to talk about, the notion of a perilous pestilence. What does it mean? When the Bible says about, talks about perilous pestilence, what does it want to mean? Iyi ndwara bita mugiga nayo ni ndwara mbi cyane yica umuntu mu buryo butunguranye. Umuntu mwari kumwe akakanya mwa mugitandukana bakabwira ngo wa muntu arapfuye. Ntiyarwaye, yagiye kwa muganga, nta bimenyetso yarafite bigaragaza ko arwaye, ni ikintu kiza gitunguranye kigatwara ubuzima bw'umuntu. Perilous pestilences normally kill people suddenly. A person is normal, no sickness, no pain, and there are not even symptoms of any sickness. But all of a sudden, a person falls down, drops down dead. Ni indwara ishobora kwica abantu benshi cyane mu mwanya mutoya. Hari ahantu Bibiliya yagereranyije abantu bakwicwa na mugiga mu minsi 3, n'abantu bakwicwa n'inzara mu myaka 7, n'abantu bakwicwa bagwa ku rugamba barwana mu mezi 3. Ni indwara ikomeye cyane. Pestilences normally can kill people, can murder people, mass murder people in some few minutes, because at a certain point in the Bible equates the number that is killed by a pestilence to a number that might be killed by people by famine in 7 years, and people may fall on the battle at a given period of time. So no, muri Samueli wa 2:24-13 Bibiliya iravuga ngo icyaha cya Dawidi yakoze icyaha muri Isirayeli, abara abantu, abara ingabo zose, ariko abikora mu bwo kwiyemera. Noneho amaze kubikora muri Samueli wa 2 haravuga ngo umutima we uramurya. 2 Samuel, the Bible tells us about the sin of David, where he undertook to count people. He took Israel through a census, and after doing that, the Bible says that his sin pinned his heart. Ko yabikoze mu buryo bwo kugira ngo yiyemere kubera intsinzi yari amaze gukora mu minsi itambutse. So amaze kubabara yumva ko akoze icyaha arababara. Biravuga ngo mu gitondo abyutse ngo asanga umuhanuzi Gadi ahagaze ku irembo aramutegereje. It seems that David did this census out of a loved heart, because they had had successive victories in the battle, and then he undertook to count the Israelites. In the next morning, when he woke up, he found Prophet God waiting for him. Yari yakoze ikosa ryo kubara abantu mu gihe kitari ngombwa, kandi ikindi akora ikosa ryo kwita Isirayeli ingabo ze, kandi Isirayeli ari ingabo z'Imana. He had undertook to disproportionately count the children of Israel in a wrong time, and he also called the children of Israel his own personal host, which was not the case. Noneho mu gitondo ngo agiye kubona abona umuhanuzi Gadaraje ngo araza aramubwira ngo uvuko Uwiteka yavuganye nanjye. And in the morning when he woke up, Prophet God told him, listen to what the Lord talked to me. Yaje ari serious aramubwira ngo Imana yambwiye ngo urahitamo mu bintu 3 igiye kubwira ibihano 3. Y'icyambere Isirayeli kuribwa n'inzara imyaka 7. Icyakabiri wowe n'ingabo zawe kuneshwa n'abanzi amezi 3, cyangwa se urahitamo mugiga y'iminsi 3. He told him, King David, listen to what the Lord has got to say to you. Because of the sin that you've committed before me, you're going to choose among the 3 punishments. First, Israel to face famine for 7 good years. Second, you and your host free from your enemies for 3 good months. And third, choose pestilence. Dawudi abyumvishije yumva byose biraremereye, abura icyo ahitamo. Nuvuga ngo iyi ndwara yitwa mugiga irakomeye. Ibibi irasa nkaho Imana yabaye nk'ibigereranya. Iravuga ngo abantu bakwicwa na mugiga mu minsi 3, n'abantu bagwa ku rugamba igihe ingabo zose zigiye kurwana zikaneshwa amezi 3. No kuvuga ngo iminsi 90 ubwo wenda
barwana badasiba amezi 3 kuko bimbwiye amezi 3 nuvuga ngo ni iminsi yuzuye. Noneho cyangwa se kwemera abantu bicwa n'inzara kumara imyaka 7. Nuvuga ngo iki kintu cyitwa mugiga ni ikintu gikomeye gishobora kwica abantu benshi kandi mu kanya gatoya. From this excerpt in the second Samuel in the Bible, it seems that the Bible is contrasting the number of people a pestilence would kill to those who would fall in a famine for 7 good years and those who can fall on the battle line for 3 months. Those are 90 consecutive days. Dawudi abyumvishije biramuyobera niho Bibiri iravuga mu bami ba kabiri aho yavuze ngo ese yo nkota ngo iri mu ntoki zande. Noneho umuhanuzi aramubwira ngo iri mu ntoki z'Uwiteka, aravuga ngo nahitamo. Samweli avuga mugiga, naho mu bami bakavuga inkota, ahitamo aravuga ngo nakwemera nkagwa imbere y'Imana. Imana rero yohereje mugiga muri Isirayeli, abantu bari bapfuye n'iminsi 3 itari yuzura, bari bamaze kuba abantu benshi cyane. And when King David had weighed all these punishments, he asked in whose hands is the sword is, and then prophet God told him, in the hands of God, in the hands of the angel. Then he said, I'll choose to fall in the hands of God. Just in 3 good days, when the pestilence had taken place, a multitude of people had already fallen. Rero iki kintu cyitwa iyi ndwara yitwa mugiga ni ikintu kibi cyane. Ni urupfu rutungurana. Ruza mu gihe umuntu atarutekerezaga. Hari igihe ushobora gutekereza ko urupfu rushoboka, ni igihe wenda umuntu yarwaye ari mu bitaro arembye, ni igihe se wenda umuntu yakoze impanuka ukayibona ko ikomeye cyane babati kubaho no kutabaho birangana. Icyo gihe umuntu abatekereza ko gupfa no gukira bishoboka, ariko ikintu cyitwa mugiga ni urupfu rutigeze rutekerezwa ko rwabaho. Whenever you hear about a pestilence, it is something that overtake you suddenly. In a twinkling of an eye, you're gone. In most cases, there are ways people die, normal way of dying. Some people fall sick, they are on their sick bed for days, or an accident. You know that death might come, or you might not die. There is a proclivity of life and death. But a pestilence, it comes, takes you immediately. Rero iki kintu hano uyu mutego cyangwa se ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura ari byo bintu Mose yavuze ngo Imana iturinde. Ibi bintu byombi iyo bihuye ku buzima bw'umuntu, nuba ngo kugwa mu mutego ugatakaza ibyiringiro no kwicwa cyangwa se gupfusha ibyawe mu buryo butunguranye, ni ibintu bigora cyane ubuzima bw'umuntu kubyakira. So these 2 disasters in Psalms 91 verse 3, of which Moses alludes to that God will surely keep you, protect you from the fowler's net and from the perilous pestilence. There are 2 good disasters that when they attack a person, when you fall in a net, you're plagued or you're pricked with hopelessness and you die. And when you're attacked by a pestilence, it won't give you time even to prepare. It will suddenly take you. Rero turebe wenda gakeya mu ngero za mugiga. Tubonye indwara yica abantu, ariko nanone uyu mwuka si ukwica abantu gusa, nanone wica n'amahirwe y'abantu. This spirit of pestilence does not only kill people physically, but it can also kill your chances, your breakthroughs, your connections. Hahandi umuntu agubwa gitungo n'ibyago bimutunguye atatekerezaga, atigeze yibaza ko biri buze kubaho. Where in a given time when a person is prone to attacked by a disappointment that he or she never thought that would ever happen to him or her. Ubushize twarimo twiga hari ingisho twize, noneho mbaho urugero rw'ukuntu umuntu ashobora gutungurwa n'ibintu bikamubaho ariko kandi bikaba nkurubwa n'igisebo ku muryango. Mbaho urugero rw'umuntu inkuru nayo numvishije y'abantu bapfushije ubukwe kuri uwo munsi, barasabye icyumweru kibanje, barakoye, noneho umunsi nyirizina wo gushyingirwa ubukwe burapfa ako kanya mu buryo butunguranye abantu batari biteze. I had given you an example in the previous teachings where a person would face a pestilence, a pestilence-like situation that will even be a reproach on his or her family, on the relatives, on kinsmen. I gave you an example of some couple or some young men, young people who had a wedding
They had already done all the preparations, the preliminary preparations. They had given the dowry. They had done all the preparations of the wedding. But on the very day of the wedding, everything failed, everything crumbled. Noneho inyigisho imaze gutambuka ntabwo nari nzi exactly ngo abantu ni bande nari nabyumvishe abantu babiganira bavuga ibibazo byabaye noneho nyuma umuntu arampamagara arambwira ngo biriya bintu wari kuvuga nguriya muhungu niwe wacu mu muryango. And when the teaching had passed, when I had finished making my teaching, I didn't know exactly that I was pointing to a particular person. I didn't know these people whose wedding or whose wedding had failed. A person gave me a call and told me that the person you were alluding to in your teaching is my relative, my very relative in the family. Ko inyigisho yarayifite kuri YouTube amaze kuyumva arampamagara ko n'umuntu n'undi wari usanzwe nzi arambwira ngo ibyo ibingi burimo kuvuga byatubayeho uyu muntu n'uwi wacu. Ndamubaza byagenze gute arambwira ngo habayeho yuko umukobwa yatwise ariko umuhungu ntiyabimenye. Nubanga umukobwa ufite yetezwe umutego n'undi muhungu wamuteye inda ugiye kumushaka atari wayimuteye. None muri icyo gitondo bagiye kubasuzuma basanga umukobwa aratwite. So bafatwa icyemezo cyuko umuhungu atabyemera n'umukobwa nawe aracanganyishwa ko menyekanye muri abantu biteguye imodoka zagiye gufata umugeni ibintu byose cyiteguye uko bugiye kuba. Nubanga uriye mukobwa yaguye mu mutego. After the teaching, I met this person. I asked him what really happened. He told me these people had a wedding in progress, underway, but the girl had gotten pregnant by another person who is not his fiancé. So the day before the wedding, when they went for a checkup, it was discovered that the girl was pregnant of a son by another person who is not his fiancé, and then it was unanimously decided that the wedding be halted. That's how all the saga went. Ya imitego rero ikunda kubaho cyane cyane amahirwe yo gushaka iyo umuntu agiye kwinjira mu rushako Satana akaza akamutera muri wa mwanya urushako akarumira. These are times when you're ready, you feel like everything is done, you're ready to enter into your home, into your beautiful home, the marriage is around the corner, and all of a sudden something strikes, a pestilence strikes, and the wedding is normal. Nanone ubwo no vuga ngo ubwo n'urupfu rw'ubukwe rubayeho mu buryo butunguranye. Ubukwe ikingenzi si umuhango n'urushako. No vuga ngo uyu muntu urugiye gushaka mu buryo bumutunguye atatekerezaga ubukwe buranze. Listen to me good. The wedding, the essence of a marriage is not a wedding. It is this home. It is the wedlock. It is the results of the wedding that is so important. So the death of somebody's wedding, it is the death of somebody's family in the future. So it is a sudden death of somebody's blessing of a beautiful marriage without him or her knowing. Harundi mwana w'umukobwa byabayeho nkuko yarafite umuhungu nanone wari boyfriend we wa mbere umukobwa kwera imyitwarire y'umuhungu abona batazabana aramubenga noneho haza undi wa kabiri uyu wa kabiri waje bategura ubukwe nanone buri buke ubukwe bukaba imyiteguro y'uko igiye yakomezaga uyu wa mbere ex boyfriend yagumizaga kohereza abantu baza gukonvisinga wa wundi uri current ugiye gukora ubukwe n'uyu mukobwa ko we nuriye mukobwa kiri ari indaye bakiryamana kugira ngo bwa bukwe bupfe. There is also another example that is related to the one I've just given you. There is another young lady who had a boyfriend, but because of some inconveniences and the issues of character of the boy, the girl decided to reject her fiancé and went for another one. They underwent the programs of the wedding, but some days before the wedding, the former fiancé, the one that was rejected or chucked, continued to send people, messengers, bad messengers to the current fiancé, informing him, trying to convince him that he and his fiancé, whom they are willing to have a wedding some near days, they are still sleeping together, they are still having affairs. There is a relationship still undergoing between them. So icyo yakoze ni iki rero yaragiye abwira umuhungu azi neza mushuti buriya ugiye gukora ubukwe aramubwira ngo ndagira ngo ndashaka gukora ikintu ngira ngo nkwereke uze kumfasha
wowe ugenda ubwira uriya muhungu ko ejo kuwa gatanu ubwo ni kuwa gatanu ubukwe buzaba kuwa gatandatu yewe nawe tuzahurira muri hoteli niyi hanyuma tukaryamana nk'umuntu w'inshuti yanjye uje kunsezeraho. Do you know what this former boyfriend did? He went and approached a very good friend of this current fiancé of this girl and told him, please convey this message to this gentleman. Tell him that on Friday, the day before the wedding, because the wedding was supposed to be on Saturday, tell him that me and your fiancé were going to meet in a certain hotel and we're going to have an affair as a way of bidding me farewell as his ex-boyfriend. Aramubwira ngo bamaze kubyemeranaho umuhungu aragenda ajya kuri hoteli nta gahunda yari afitanye n'uwo mukobwa mu byukuri. Arangije ahamagara umukobwa aramubwira ngo ndi kuri nubwo ntitwabanye nabi nubwo wanyanze ariko sinabura kugutwerera. So ndi kuri hoteli ndi mu nama ikomeye y'akazi nuva ku kazi wewe uze unceho nk'amafaranga yawe wigendere kandi n'ubukwe nzabutaha. Then this gentleman, what he did, he told he went to the hotel. In the essence, in the actual essence, he didn't have any program with this lady. But what he did, went to the hotel, found this current boyfriend of the girl, told him, please, come, pass by the hotel, come and pick some money as my contribution to the wedding, and I will really attend your wedding, no problem. Umukobwa yumvaga nta kibazo kirimo kuko yumvaga gusanga umuntu ahana akagwa amafaranga utwerera nta yindi gahunda bafitanye nta kibazo yari afite. Avuye ku kazi wa muhungu umugabo wogiye gukorana ubukwe kuko afite ayo makuru arimo aramucunga nawe. Amuhamagaye avuye ku kazi aramaza turi undi ati mvuye ku kazi ndimo ndatahangiye mu rugo atoke. Arangije afata imodoka aragenda ajya kuri ya hoteli. Ibyago rero aho byabereye ni hehe. Umukobwa yageze kuri hoteli mbere y'umuhungu. Ahageze ahamagara wa wundi ati ntegereza gato kuri reception ndi mu nama. Asa nk'umazeho akanya mutinza. Umugabo fiancé we nyirizina wagiye gukorana ubukwe araza arahagera araparika imbere ya hoteli. Umukobwa nabarimo imbere yicaye kuri reception nta nubwo yari muri chambre. Igihe kigeze umusore aramanuka araza amuha amafaranga umukobwa arasohoka. Igihe arimo asohoka muri hoteli agenda wa mu fiancé we aramubona aramuhamagara kuri telefone ngo aho niho mu rugo wagiye uvuye muri hoteli gusambana na kanaka. Then the next day, following the appointment the ex-boyfriend had made with his ex-girlfriend, that they are going to meet at the hotel so that he may give her the contribution as his contribution to the wedding. The girl left work directly to the hotel, but on her way, the boyfriend, her boyfriend called her and asked her, "Where are you going?" Then she answered, "I'm on my way from work to home." This young innocent lady went to the hotel, and when she reached there, this ill-hearted ex-boyfriend was not there. Then she called him and told him, "Where are you?" Then he answered, "I'm at a given meeting. Wait for me for some minutes." During that period of time, the current boyfriend came, parked in the hotel lobby, and waited for them. He was seeing his girlfriend sitting in the lobby waiting for somebody. In few minutes, the ex-boyfriend came out, gave the ex-girlfriend some money, the so-called contribution for her wedding. The girlfriend left and took off. On her way going out of the hotel, the current boyfriend called her and asked, "Is that your home that you have just told me that you are going? You are from a hotel, from having an affair with your ex-boyfriend." Aho niho ubukwe bwarangiriye. That was the end of their wedding. Umwana w'umukobwa wazize ubusa aguye mu mutego. Innocently, the young lady fell in a trap. Rero bwoko bw'Imana ndagira ngo mbabwire ngo muri isi turimo muri ubuzima tubayeho imitego irahari mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Brethren, I want to caution you, I want to warn you that in our daily life, day in, day out, there are a lot of traps, there are a lot of snares that are set, positioned for you and me. Niki twakora kugira ngo twihishe iyi mitego? What should we do to free from such traps? Igisubizo kiri murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu kishobora byose.
The solution, the alchemy of this problem is found in Psalms 91 verses 1, which says that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. Nimureke twibere mubwihisho bw'isumba byose. Let us dwell, let us live in the shadow, in the hiding place of the Almighty. Aho ni hehe? Ni muri Edeni, ni mu kubaho kw'Imana, tubane n'Imana, twomatane n'Imana, dufatane n'Imana. Ni mu Mana honyine iyi mitego n'imyambi yo hanze itazatubona. Where is this refuge? Where is this hiding place Psalms 91 talks about? It is in the Eden, in the presence of God, in God himself. Let us be with him. Let us take to him. Let us fellowship with him. Therein, the traps won't have any authority over us. Kuko Uwiteka niwe buhungiro bwacu kandi n'ingabo idukingira. Because God himself is our city of refuge and he himself is our shield. Imana yo mu ijuru idukize imitego n'ibigoyi by'abagoyi. May the heavenly Father, the heavenly God save us from the forest nets and from the traps. Imana idukize mugiga ibyago bitunguranye n'indwara zitunguranye. May God save you and me from sudden pestilences, from sudden sicknesses and sudden problems. Bwoko bw'Imana, Imana ya Isirayeli iturinde idutwikiriza amaraso yayo. Brethren, sons and daughters of God, may he, the Most High God, shield and cover you with his precious blood. Iduhishe mu maraso Yesu Kristo kuko niho umwanzi atazatubona. May he hide you in the blood of Jesus Christ, the only place an enemy cannot find us. Niho honyine ibyago bitazatubona. The only place we will be free from our troubles. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha bwoko bw'Imana. May God bless you abundantly, brethren. Tuzahura ubutaha, Imana ibagirire neza. We'll meet you in the next session. May God bless you abundantly. Amen.